Rwubusisi rwa Kigenza yari umutware, agakunda yayoboraga utu duce two mu Buriza n'ahagana muri izi za Rulindo. Rwubusisi yigiye kubatizwa mu Gaturika, abapadiri bageze igihe cyo kumubatiza arabyanga, arabwira ngo iyo Mana y'i Roma ntabwo iruta Imana y'u Rwanda. Bagejeje igihe yumva ko abiruhutse ajya no mu Baporoso, naho bageze igihe cyo kumubatiza arababwira ngo Imana y'i Gahini ntabwo yaruta Imana y'u Rwanda. Ajya n'Igitwe yiga iby'Abadivantisiti nabo ntiyabibatizwamo, ariko aza kugira ibyago ararwara. Igituntu cyari cyarateye mu nka ntibabimenya, icyo gihe banywaga amata adatetse, arakirwara araremba. Padiri ajya kumusura ashaka kumuha n'amasakaramentu kandi atamubatije. Mbere yo kumuha amasakaramentu ya nyuma rero yarabanje aramubaza ati none se mutware n'ubu nta wakubatiza? Ati mbatiza iguye ntahita yigera ihembe. Azana amazi y'umugisha kugira ngo amubatize nyine ku gahanga, ariko arabanza aramubaza ati none se mutware nkwite nde? Undi ati se urumva nkwiye kwitwa nde? Padiri ati ndumva nakwita Petero, kubera ko Rwubusisi yakundaga agatutsi ka gishumba k'abashumba ariko atari abadiyosezi. Aramubwira ngo aha akabuno ka nyoko, ntabwo nakwikiranwa n'iriya nyana y'imbwa yihakanye shebuja. Ati ahubwo ati nyita Yozefu, ka kagabo kigerereye nyina w'Imana kakamurongora. Bamaze kumvikana rero ko agiye kumubatiza akamwita Yozefu, afata amazi agiye kuyatera ku gahanga. Rwubusisi ati sigaho ati uruhanga n'urw'imfura ntirugira icyaha, batiza hepfo aha niho haciye ibintu. nari natangiye mvuga ubusa, none nari ndangije ngeze ku bintu. Ati batiza hepfo aha niho haciye ibintu, abagore bose bagira ibintu, bagira ibintu.